ndagira ngo witegereze unarebe hano mama Ashirafu yari arimo kumutonganya avuye kumuzana kwa Asifiwe ubwo yari amusanze yibereye hamwe na Asifiwe. Murabyibuka ukuntu ibintu byari bimeze neza ubwo Asifiwe yaramaze kuba yakumva Ashirafu ndetse amashije no kuba yamubabarira basubiye mu rukundo rwabo, nibwo mama Ashirafu ahesaza maze arabidobya. Ese ibi bintu biraza kuba byagenda bite? Reka ngusabe niba ugeze hano ubwa mbere ukande subscribe ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo upload zacu zijye zikugereraho ku gihe. Dukomeze kugenda twiganira kuri filime yacu Igeno series, turushaho kugenda dusobanukirwa akantu ku kandi ibintu birushaho kuba byagende neza. Ahangaha rero murabona ko Ashirafu yari yanze kuba yagenda, mama we arimo kumukurura, nibwo bari barimo gutongana bageze mu nzira. Ashirafu ngira ngo ikintu yabwiye mama we kirakomeye cyane, kuko yamubwiye ngo nubwo isi yakwibirindura ikiyubika ntabwo azigera ashakana na Rehema. Ariko ngira ngo mwabonye ko mama we yari yanze kuva ku izima ari kuvuga ati kuzamushakara, ati uzamushaka byanga bikunda. Ese koko azaba yamushaka? Ko tubona ko Ashirafu ngubu yavuye ku izima ndetse avuga ko Rehema nta n'urukundo na ruke n'urwagatonyanga amufitiye ku buryo byatuma abana nawe. Ese bizaba byagenda bite ko tubona ko mama akomeje kumuhatiriza, kandi koko umuntu mukuru yakagombye kwihitiramo ikimukwiriye, ntabe yahitirwamo n'ababyeyi be. Ibi bintu murabibona bizagenda biti? Ibitekerezo byanyu ni ingenzi, mujye muri comment mutwandikire.